ntago ngutindira ariko ndasoje iyi nsigaje kwambara inkweto gusa oya ninjye gutega moto ndata nkubwira undangire ikindi kandi nizere kitarengeje 600 kondisiyone biriya bintu byanyu umuntu akwiruka inyuma ukagenda umwereka inzu bidafite ahantu bihuriye n'ibyo yakubwiye ntago mbishaka sawa 600 sawa sawa Allô? Shobite. Meze neza? Nanjye meze neza. Nanjye kubikubwiraho n'ubundi. Hari inzu bari bandangiye. Nanjye kwireba. Oya, okay, narabimubwiye ko atagomba kurenza 700. Oya maka shu erega mubwire uzi kuntu inzu zabuze uzike jondi ariyo banyeretse amagarinana ariko nkasanga ibyumba biri mu bitoya oya reka ngene ndabiyo ngiyo wenda nisangire no ku muhanda iri ahantu nyine nshaka ndeta mubwira wishyure sawa afimo ushobora kwemera ntago uraguma aho ngaho khema urambabaje ariko usigaye mbwira ngo akhe usigaye banyera bigezaho uzi kumbabaje ariko reka nkubwira ibyo birasobanuka mamagaje mukuru wawe kugira ngo ibintu byose bisobanuke utekereza ko ibintu wavugaga ntabyumvaga ubusetekeza kuri yagiye gukora iki nakumviriza ibintu byose wavugaga ngo umva rero nkubwiza ukuri nimba utekereza ko ari bunankoze hurushye uribeshya cyane uribeshya urasidata si musaza wanjye yibeshya nankozeho n'imitwe y'intoki urareba ugiye guhura n'akaga uyu munsi nshaka kukubaza amatelefone ufite ya 2 miliyoni uyakura miliyoni 2 se nde wazi inweri zitavaho buri munsi buri kwezi uba wahinduranyije ngiye mareka nkubwiza ukuri uretse ko uri umukecuru wirirwa muri iyi nzu utazi aho biva niyo bigana ugeze naho iriya modoka uri kubyumva imitungo imodoka ntabwo nakubwiye ko ari umuntu wayinije hanyuma yayigutiza se akayigutiza ku buntu kuyigutiza ku buntu gutiza se ni iki ugeze reka mubwire Keriya rero Keriya ngo ushobora kugwa hoya ntagikwe Keriya ibyawe ntabwo bisobanutse neza ngiye mareka nkubwiza ukuri reka mbanze nanjye nkubwire ndambiwe igendaho ryawe rya buri munsi ntabwo kandi ndakwikubitira ubwanjye sibyo ndakwikubitira mukuru wawe atarahagera urumva ndashaka ukabaza ahantu gakura imitungo kadafite katasigiwe na se karangiza kakazana ibibazo nararushye ubuzima bwanjye bwose buri muri bibazo ndakubwiye ngo cecekaho mu bintu bibaho ngewe ndi kwibaza ngo nta kintu cyawe na kimwe kiguteho nari nabona ubu mafaranga uyakura hehe uyakura harayo mpa nyine wese kutibwiriza ngo nayo telefone za 2 miliyoni ureba ari miliyoni ariko ma iyi telefone irahenda narabibajije nta bakobwa b'inshuti zawe se bajya baza nimba suzi kubaza ukajya kubaza abantu bati ba bakobwa b'inshuti zawe ntabwo bigeze kuza bakambwira ngo biriya bifite ngo bigura miliyoni uzi by'Ikigali warangiza ukaza biriwe bakubeshye bakukize mu mutwe wawe ngo ufite umukobwa w'inshije nawe ubyishyira ariko mbaye mubwije ukuri uramubwira yibeshya nankozeho n'imitwe y'intoki urakubitwa se gusa umva ugiye guhura n'akaga reka
kazi ni karibu mama Keri bite bite mwana ni karibu bravo ego ni karibu ko yirakaje mumeze mutese turaho tumeze neza biraho cyakazu yazi singuka atavuga ko mbona yibyimbije amatama yakuruye aya ni abana se abana nuko baba bameze meze mutese turaho tubakiriza icyo ahubwo haracyari kare uyu muretse tubanze turuhuke koko tubanze dufate akayaga tuvuye mu rugo mwana wa nta kintu nawe ufata koko oya nawe wicaye mu kanya ariko uyu yari umunebwe no kuva na kera yari umunebwe mu umva yarabyukaga kugira ngo afate icyabo nabaga navugije induru ariko mama nawe urambeshye se aya matama yazanywe n'iki aya none se we kutavuga umeze neza mama Keri ameze neza warwaye cyane ko ryacitse umurizo se nakubwiye nese ko mpamagaye shishi itabona habaye iki habaye iki Keri yakubwiye se wowe wampamagaye mubaze ni murumuna wawe si mu mwana hari ikihe kibazo ntabwo wakivuga ikibazo se dufitanye wowe wamuruje wamuhamagaye se umva noneho na rangaje asigaye akoresha urumva ari rangaje y'umwana nkurikije uko nabareze ari uko yakagombye kubasubiza ampurisi hari na muramu ese ufite ikihe kibazo ndumva yatinye kubibabwira sibyo ntiwatinye ukaba uri kumbwira ngo ndabivuga ni hahandi urabona se namuhamagarije ubusa ahubwo gusa urakoze kubuza nyina n'umukwe wanjye mwana we ubu wabaye umuntu wo mu muryango uri umuhungu wanjye nawe sibyo mama ni ikihe kibazo se ushobora bamugana kwicaza umuntu ngo abanza amubwire ukanza ukajya guhuruza abanyamahanga ntuse muba hano mukuru wawe niwe usigaye wita umunyamahanga none se nyine aba hano ngayo nguko ujya guhuruza utabanje kumbwira ikibazo gihari wanjye ukajya guhamagara abantu mwabyumvise ko ikibazo kimeze byonyine abashije kukwiyereka none ahangaha ngaho mbwira ngewe usibye kuzantera puresha ukaza nyine ujyana kwa muganga mujyana kwa muganga nta kindi mama habaye iki se nta kindi Keri ngo turi abanyamahanga suka ibyo biri bisanzwe Keri ufite icyo kibazo mama habaye iki kanye bibwire kuko ndawe ubwe kimuteye isoni kugisubiza kanegirira gutya nigiriye hanze nzi ko se z'umukobwa wanjye nta kibazo gihari ubwo ngubwo ariko nkaba maze iminsi mbona ibintu bitagenda neza umukobwa uko aje nkabona aje yahindutse wundi uko umwana wanjye namubyaye ntago ariko akiri baramumpinduriye ndabanza njya mu cyumba ntago akisigaye amavuta twamuguriraga reka asigaye afite hari ayo ku maguru hari ayo ku maboko hari ayo mu maso ngo hari ayo ku bitsike no ku ngoyi hose n'ayo ku minwa ahantu hose nta kintu na kimwe akigira ntabwo akiri wa mukobwa nyamukobwa nibyariye ni pirate ibyo tubivaneho da ni ubwiza aba yiyitaho inzara za buri kanya buri minsi ngaye aba yateresheje za zindi zimeze nk'iza sakabaka kandi ubwo ngo zigura ngahe ngo ni za 50 ngo ni hafi mu 100 byose nge nagiye mbibaza kuko ngewe narababyaye kugira ngo mbarere menye imibereho yanyu uyu mwana mukingira ntabwo yigeze asebye urangije izo nzara zivuyeho ibisuko rero nyaboneka we ubu mu kanya gatara bagiye muri salo birarangiye telefone ngiye kubona mbona azanye telefone narayibajije hari umwana w'umukobwa w'inshuti ye waje kumusura
arambwira ngo telefone igura miliyoni 2. Miliyoni 2. Mumbwiza ukuri. telefone atunze we. Telefone watunze ni miliyoni 2. Ntago turagera ku muzi w'ikibazo rero. Sibyo? Ubwo iyo telefone ibivuyeho. Ejo bundi ngiye kubona mbona imodoka ngo ba. Imodoka. Ibirarangiye igezaho. Se mukobwa iyi modoka bimeze bite? Ngo niyo natiye ngo bantijije. Uyu mwana wanjye yarayitiruye se iraho ngaho iri mu rugo mu gipangu. Araje ati barayintije iyi modoka kidatirurwa reka da birarangije. Si birangije gutyo ubu waruzi ko Keriya agiye kwimuka. Umwana w'umukobwa kwicara akaganira na nyina buri kimwe cyose amabanga yose akayabwira nyina. Ku mwana wanjye bana banjye mwese nababwiraga amabanga yanjye yose. Uyu mwana agiye kwimuka. Mu buryo bwo kwimuka bumeze gute? Muri uko kuntu namwumvirizaga yavugaga ngo inzu abwira umukomisiyoneri ngo namushakira inzu $600 yo kwishyura buri kwezi. Ibihumbi 600. Urumva ko uyu mwana aho kugira ngo abe ku isi yegereye muri Edeni hakiri kare. Inzu ye kuba mu we. Yego wenyine umukomisiyoneri. Ubwo rero icyo kintu nk'umubyeyi wabyaye murumva iki kibazo nakibasha ngo nagisaba ngo yarangiza nakibashiriza ngo usibye kundwaza umutima hari ikindi narangiza natumiza mukuru we mwose ibere rimwe we wabyumvishije warangiza ukavuga ngo ni umunyamahanga we ngaho nimusobanurire. Kerira modoka ni yandi iriya modoka ni iyande ni umuntu wayinije nubwo mushobora no kumereza fesitasiyo uko nabonye perime ariko ibintu ni imodoka ni umuntu wayinije inde nyine umuntu utagira izina witwa nde inshuti zawe ko hafi zose nziza telefone hanyuma se telefone wayikuye z'abana bo mu bakire gwiki telefone wayikuye telefone mama arabeshya agiye na miliyoni zingahe se ngiye nayibona ariko nayi ndimo ndakubaza telefone iri he ni muri mu rungano rumwe aburi gihe waranyita umwana robe telefone yawe iri he wanarayibonye ariko Keri nyereka telefone yawe umva aho aravuga ngo ngiye ngo ndi umwana roge ngo bona ngo naba digital subiza Keri telefone wayikuye njyewe narasevinze ndayavuga wasevinze se wakuye ko nta kazi ugira niyo yaba yaje de poche wasevinze ayo wakuye he ko nta kazi ugira subiza urungano rwawe urabirambiwe ibintu turi kubaza byumvikana ikintu cyose nicyo nkwe nicyo nambaye iriya modoka ni yandi niyo umushuti wanjye yantije uravugisha ukuri ko ari umushuti wawe inshuti yawe yagutije imodoka imaze amezi hafi njye iriya modoka nyizi hafi amezi 5 inshuti yawe yagutije imodoka amezi 5 yose yagiye hanze azagaruka yifata okay ngaho duhe nimero y'uwo mushuti wawe Jemeza ngiye ukuntu byumva nimunyifashirize bana banjye kuko ikindi kibazo cy'amatsiko umuntu iby'imodoka reka tubireke tubishyire ku ruhande niyo telefone reka tubishyire ku ruhande ugiye kwimurwa n'icyahanga kubana na mukecuru ugiye kwimuka kugira ngo ugende ntabwo ngiye mama arambangamiye ku buryo ntakinasinzira ndasinzira akaza kureba ko naryamye turara mu cyumba kimwe nyine urambangamiye pe arambangamiye ntabwo ngihumeka gutega amatwi kakubangamiye inzu uzayishyura iki inzu uzayishyura mube mu butarambangamiye muri babiri wowe wirirwa wisararanga mu byumba byose ngo ndamurambiwe ngo namurambiye ngo umukozi wa hano nizo nzarumbwira nese zamara uracyatonora igitoki nyine zamaraho kabiri nijye ukoropa ninjye ujya koza ibyombo ushatse umukozi bigenze bite arewe ngaho nese kenda kubaza inzu 600 urayijyamo yishyura iki ibihumbi 600 ugira akazi se agashya ziriya nzarazi ugira akazi nashatse umukozi wo mu rugo nasanze yamuhaye imyenda y'imbere ngo ajya yifura kubera inzara ze ngo zitagira ikibazo turi gukina n'ibintu bikomeye ngiye numva ibintu biteye ubwoba umwana uhindura saro buri munsi umwana usuka buri munsi umwana utunze telefone ingana gutyo n'abakuru batarayitunga bafite akazi umwana usohoka izo nshuro zose ngiye njya mubona naye nabibonye ariko nyine ngira ikibazo sinabibwiye mukureho gatoya umwana wanyu hora yasohotse ngaho wamubonye yagiye mu ndege yagiye hehe none hajemo imodoka hajemo telefone hajemo inzu y'ibihumbi 100 ngahe utagira akazi siyaseje ngo narangije ishuri
nejo bundi none si ibyo bintu bikura he umuntu nimba yigirira amahirwe amahirwe nyine dusobanura amahirwe yakura kuki abantu mugira ishyari njyewe nimba nifite amahirwe abantu banyikundira mbizire kuki wumva abo nibo ni bande se abo bagukunda rero urakoze cyane abo bantu ni ni bande bande umuntu ugukunda akaguha imodoka urakoze cyane umuntu ukwishyurira inzu ni bande turabakeneye abo bantu bazi abo ni bande cyangwa n'abantu ni umuntu ni bande ngo niba bimeze gute abo bantu ni bande ushobora kuvuga abo bantu reka nzire nkubwire Keria mubwire sobanura mukuru wawe mwamba bari mukareka subiza mukuru wawe reka nkubwire Keria reka nkubwire njye najanga reka nkubwire reka nkubwire uri kunyumva neza ndashaka kumenya uwo icyambere nshaka kumenya umuntu iriya modoka ngo ni yandi icya kabiri telefone ninde wayiguze icya gatatu amafaranga uzishyura 600 inzu uzayakura he ikindi nihe mpamvu itumye ushaka kwimuka ahangaha wabaye iki wabuze iki iyihe wowe ufite imyaka ingahe imyaka ingahe mukobwa w'imyaka 18 njye urabimbwira ariko rero umwana murimo muramworohera kandi ibintu birakomeye ngiye ntabwo ndi kubyumva neza birakomeye se cyangwa byakaze njye ndashaka kumenya umuntu wakugurira modoka ntabwo iriya modoka ni yande ni yande nyine ako mukubise iki mu matwi ashaka witwa nyine mungu bitwa iki mu matwi ye arubwire njye urabizi ko nta mikiro ngegerana nawe mungu bitiruje imico yawe babazi bese babimbwe amakuru yawe ndayafite nubwo ndahangaho uri kubona kwirengagiza nta kintu kimwe ntazi ndashaka kumenya iriya modoka ni yande telefone ndawe yiguze ugiye kwimurwa nande sobanura umuvandimwe wawe niga nyine reka mukubwire muniga ninde iriya telefone ndawe yiguze iriya modoka ni yande so wababwiye bikava mu nzira Keria iriya modoka ni yande yitwa Rutayisire muriga na Rutayisire mwariganye nako ngo yitwa ni Rutayisire ni wakugura imodoka asaguhana bira byose muriga nacyo mvura vuba se rero bino mushito wanjye ntabwo twigana abahe mu gatenga uko ikibazo kigiye gukemuka rero sibyo so Rutayisire bakundana se ni fiance wawe ni shiri wawe niki iyo Rutayisire mana yanjye mama buretse gato Rutayisire ni umuntu ki kuri wowe murakundana mushito wanjye gusa inshuti bisanzwe yakuguriye telefone ya miliyoni 2 igiye kukwimurika ku ishinzi mu 600 uyakuye he uyakuye mama nimbona akazi ndashaka Rutayisire mu minota itarenze 5 ahangaha mubone nimba turi mu gatezo twese dutuye namuhamagara Rutayisire ari hehe ndamushaka mu minota itarenze 5 nagufashe murebe ukuntu nuvuze se ko Rutayisire mu gatenga no mu gatsata n'agatenga mperezo telefone yawe zana telefone yawe Keria zana telefone yawe gira vuba se mpereza telefone yawe Keria mpereza telefone yawe mukuru wawe arakunshoborera Keria mpereza telefone yawe ndakubwiye ngo mpereza telefone yawe nayimereza washyizemo nimero niba ari ndahiga ngo ninde Rutayisire shyiramo nimero ya Rutayisire nawe mpereza telefone yawe narijyaye mubwire telefone yawe mukosore zana telefone yawe cyangwa shyiramo nimero ahangaha shyiramo nimero se vuba warye ndibyara mweru na muhima kuko soni ntago nabyara mukuru nawe w'imyaka ingahe utangiye kwikora ibyo bintu ese ubundi Rutayisire mupfana iki ni iki cyawe mupfana iki ibyo tukubwira ntabwo byumva hamagara Rutayisire umubwire ko umushaka byihutirwa kandi umubwire ko nta wundi muntu muri kumwe ahangaha hanyuma aza kurebe cyangwa aza mwimure aze ko mu gihe ntiwavuze ko Rutayisire mu gatenga fata telefone wahamagare uwo mugabo niba ari umugabo niba ari umusore niba ari umugore fata ubu wasanga ari ka gahungu kandi kambara amapantaro kayamamaza hamagara se Keria hamagara Rutayisire umubwire aza hangano shaka uko ibibazo gusa uburi busanga ari bwa bundi bwa maringaringa kuki usigaye wumva nawe washinze kuki usigaye wumva mumanire mumubwirire mumvugishe muhamagara ze
kuki usigaye wumva nabi karo wawe shaka unshoborera umuntu azajya kubwira neza neza umere nkaho umuntu wavuniye ibiti mu matwi ngende kubwira igipfamatwi ubu ni ka gasore ni ka gasore ka maringaringa kameze ukuntu Halo. Cheers. Meze neza. Nashakaga ngo uze mu rugo. Ciao, urakoze. araje kumuhamagara se w'ikinekeshwa urarizwa se urumva ari iki kirije ariko muwe zako gasore kangirire mu mwana urushanye nawe umwana imbabazi abashaka kumurya aba ari umukunzi unagaragara nibuze uzwi ntacyo bitwaye ereka azwi yaba ubusa wowe mwana wanjye kurambagiza mukuru we nakumenye kare surumva wawe nta muntu kwanga utunga ibintu ababyeyi batazi aho bikura niba ari inshuti yawe abakwe bo mu mihanda nibo nyeneye yaraje nanga kumwakira ese uri tubishwe ni kintu kigiye gutuma wimukanga ni igiki Ndio nakubwiye yuko mama mbangamira. Niba nkubangamira wagiye kubana na mukuru wawe waje kuba mu rugo se ndabyanga ngaho kanga ari urara utangirira ufite ikihe kibazo Chérie Rutayisi Rutayisire nzi inshuti n'umugabo wanjye ni wowe sheri w'umwana wawe wiki wiki ariko abagabo barasaze mana y'isi n'ijuru ndagenderewe ni wowe oya ndekura mbabarira ni wowe uri gutereka murumuna wanjye ni wowe uri kurumbya murumuna wanjye mwana wabyihorera ikibazo ndakikemura mama buretse ariko mbabarira buretse mama ni njye umwifitiye ihangane nkubwire ni njye umwifitiye ntabwo ari ibyo buretse ni njye umwifitiye ihangane gatoya ntaho njya ihangane Rutayisi mwaretse mwakwihangane Rutayisi niba unkoze Rutayisi ni wowe nawe kuko umugabo ungana gutya inshuti n'umugabo wanjye wowe mwagiye kuza mundambagiza ku munsi w'ubukwe bwacu se yicaye mu basaza nyine uyu mugabo namwizeraga ku buryo navuga ko ari nawe uzongera akicara mu gisharagati umwana ubyaye umukobwa ungana nk'abana bawe kweri niwe utereta ukamuhendesha ikibazo nkiri inkumi nteretana papa wa bano bana niwe bazanaga byibura iyo bakaberuka aho kugira ngo ube shugada Rutayisi kweri wowe umwana ubyaye n'ubwanwa bw'umweru kweri mama keke ndatsinzwe ntacyo mfite cyo kuvuga nubashe umukwe wanjye kuko umukwe wanjye ubu rero gahunda igiye gukurikiraho rero wari uzi ikintu ngiye gukora Rutayisi wari uzi ikintu ngiye kugukorera none ahangaha umugore wawe abana bawe bose bagiye kuza ahangaha
icyo ndagishyigikiye birangire bigenze we n'abana be basaga nta nubwo ari abantu n'abayobozi ese ku kibazo ni iki ubaye indaya ntiwagiye mu bagore mu barire wowe ni ukuri ko imana yacu akadaga umudaga mubabarire ndakwigira ndinginze nciye bugufi oya bahamagare nciye bugufi mama keke bagiye kuza umva none hagashya gahari polisi nidahita nyikurikizaho baragutwara abana ba muryango wawe uri hano akoze papa nawe tuvugisha yanyifashirizaga bisanzwe yakwifashiriza mama mwarese basi tukavugana ko cyakoze umunsi wasenze umunsi wasenze avuga ngo wasenze kuko umukobwa wanjye hari kankubaza ikibazo ubusanzwe umusaza mungana ariko utereta umukobwa wabyaye mu ntabwo wakwica umuntu ubaye n'ikirumbo ukabikirara cyangwa ugakunda abagore wagiye mu bagore basi mungana bakwije imyaka umwana ungana gutya koko dukubita umushenzi usingiye ari gereza mumbabarire musabe icyo mushaka mumubaze icyo mushaka ariko murinde umuryango wanjye ibi ngibi ntawe umuryango wanjye ariko burya kijya abandi cyajya murarinda bajya ku umuryango kibuga wawe cy'isharirizi igihugu nako siko rubanda bikunda yigosha yigo ndabinginze umugore wawe wagutinye mumbabarire wowe uzi ko afite mukewe ungana na nyoko ntabwo mwaryama bagiye kukwibura kujyanye muri geto kugira ngo bajye gusanga muri geto mama wambye nta kintu ntabwo twaryamanye rwose yanyifashirizaga bisanzwe ndahiye imfura yanjye ndahiye izina ry'Imana ntabwo ni izina ry'Imana none imodoka kumugurira imodoka ibi bintu byose umuha ugamije iki reka rero nkubwire uri ni safe so ufashe urakubaza asubiza ntareka rero nkubwire reka mbabwire wafatiye umwana cyangwa mwararyamanye papa wanyu twarisha turabizi uze mutavugisha ukuri ibintu birabije yambwiye ko nzamusigaranira abana nzamuha hafi ku muryango we uyu mwana ni inshuti y'abana banjye cyane hamagara abana be oya sikandi ko umwana w'inshuti w'abana bawe abana bawe bafite bikabaza n'umugore wawe uriya mukobwa we ko muzi hari imodoka agira imodoka gusa arayigira kutabanje se kuyigurira abana bawe umugore wawe se agira imodoka umugore wawe ntabwo yirirwa atega moto nciye bugufi pe mumbabarire nakoze amakosa ntaho nahera bahamagara ariko muzi n'ikindi igihugu kidakubita imbwa cyorora imisego munkoze icyo mushaka mama ave wenda mumbwire kugira ngo ufungwe ujya mama ihangane icara ariko rero nawe yihanganire mama dushaka guhomba ave ntabwo ndashaka guhomba ave hari icyo twakoze kuko hari icyo udafungwa kwihanira kirazira ingegera y'umugabo wavuze ukuri ari izi ry'amana ubwo nta cyabaye reka twihangane